kumva ijwi ry'Imana, urashaka kuvugana n'Imana, umva icyo Imana igushakaho rero. Imana irashaka kuva mu byaha, Imana irashaka kuhindukira, Imana irashaka kongera kukubona, Imana irashaka kukumva nka kera, Imana irashaka. Hanyuma ngo Mose atambikishwa no kubona igihuru cyaka, igihuru kiraka, igihuru kiraguruma, bitagaza birafashijwe kandi nanone igihuru kigize gute kiratse, igihuru kiraguruma. Hanyuma atangazwa no kubona kitavaho kira, atangazwa no kubona kidakongoka. Bice ngo tujye gusoma ibice bitatu no guhera ku gice cya mbere kujya ku cya nyuma, ni igice cya gatatu umurongo ujye musobanuka rwose. Hanyuma haravuga ngo kire, haravuga ngo ariruka kibona mama ngo ariruka ngo yeze ku bantu babona umusazi uri kwiruka, hagati ibintu byakomeye nyamara, hagati niba n'abaseze bageze aho biruka nyamara ibintu bigize gute byakomeye, ngo bavuga ngo senga ntacyo uzabura, senga usengera ku idini. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku magambo y'Imana, ariko ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, ntabwo mu by'ukuri turanezerewe, tunezerewe Imana ko yongeye kubana natwe, tunezerewe Imana ko yongeye kuturinda, tunezerewe Imana mu mitima ko yongeye kubana natwe muri iri joro. Iki gitondo Mana turagushimye, niko umuririmbyi yavuze, ntabwo muri iki gitondo Mana turagushimye, muri iki gitondo Mana turaguhimbaje, iki gitondo turagushimye, iki gitondo turaguhimbaje. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turanezerewe mu mitima rero ko Imana ari yacu, ko Imana izatugirira neza, ijambo yavuze no kurikora no kurisohoza izarisohoza. Imana nishimwe rero. Umwanya nk'uyu nguyu iyo tugezemo turanezererwa, tubwira abantu twavuga ngo insengero ni imitima yacu, insengero ni imitima yacu. Ntabwo insengero ari hariya, hari igihe abantu babwira abantu se abantu musenga ryari, umuntu akavuga ngo nsengera hana, ngo nsengera ngo nsengera hana, ngo nsengera ku idini. Wowe usengera ku idini, usengera ku idini no kuvuga ngo ku idini tuba tugiye guterana, tuba tugiye guhura n'abantu, tugiye kumva imumeko, ese bimeze bite, ese mu butumwa abandi bari kuturusha iki. Ariko mu by'ukuri urusengero turarugendana mu mitima, urusengero turarufite mu mitima, ntabwo urusengero ruba kure, urusengero turufite mu mitima yacu. Mw'abantu mwe, mw'abarokore mwe, mw'abapantekote mwe, mw'abakunda Yesu mwe, mw'abakunda Yesu mwe, insengero turazigendana, insengero turazigendana n'imitima yacu. Rero biravuze ngo uri mu kazi wasenga, uri mu murima wasenga, ubwo ndi kubwira abantu bose aho waba uri hose, uri muri office wasenga, uri wikoreye umuzigo wasenga, ukabwira Imana ukaguti Mana nubwo nikoreye umuzigo ariko ndakwinginze ngo ndengere. Uri mu ishuri wasenga, ahantu hose wasenga Imana. Ntabwo dusenga Imana kuko turi hehe, ntabwo dusenga Imana kuko Imana ishimwe, ntabwo dusenga Imana kubera ko twagiye ku rusengero, nahubwo dusenga Imana kuko bikwiriye, kuko tubonye umwanya wo gusabana nayo. Gusenga ni kirero, gusenga no gusabana n'Imana, no kuganira n'Imana. Wowe banza urebe niba hari ibintu biri muri wowe ushobora gutuma dusabana n'Imana, banza ubikure wibwire ngo Mana ndi umunyantege nke, hanyuma nirangiza Imana kugirira neza ubone gusabana nayo. Ibintu dufite mu mitwe yacu tubikuremo. Ahantu hose waba uri wasenga Imana, ahantu hose waba uri wasenga Imana, byo kuvuga ngo uzasenga Imana ari uko wagiye ngo ku cyumweru, ngo kwa gatandatu, ngo kwa gatanu, ngo wagiye gusenga, wagiye kwiterana, wagiye gusenga. No, musenga Imana aho muri hose. Imana irumva, ni Imana yumva gusenga. Imana ishimwe. Murengera avuga ngo senga ntacyo uzabura, senga musenge ntacyo muzabura, nimusenga ntacyo muzabura. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwa icyubahiro. Dufite amagambo rero dushaka kugeza ku bantu uyu munsi, ariko tunababwira ngo mureke dusenge, tugenda ariko tujya aho tuzi. Turimo turasoma igitabo cyo Kuva, ni igitabo cya kabiri cya Mose, kiravuga ngo bisobanura ni ukugenda cyangwa se gusohoka. Dukwiriye kuva mu byaha, tukava mu bidafite umumaro, tukavamo. Kandi ibyo ntabwo mu ntekerezo, banza utekereze wumve, ese ahantu uri harakwiriye, ibintu ubamo birakwiriye, biratunganye, ese abantu mubana, abantu mwirirwana barabyishimiye, hanyuma ubone guhindukira, ubone guhindukira. Imana ishimwe. Kandi tuzagira tuganira, kandi ndabizi hari benshi bizafasha. Ntimundebere ahangaha, ntimundebere ngo nuko nsa gutya, ntimundebere ngo nuko meze gutya. Murabona ko nanjye Imana yangiriye neza, murabona ko Imana haleluya, murabona ko Imana nanjye yantabaye, murabona ko Imana nanjye
Imana ishimwe. Urabona ko Imana irimo gukomeza kugenda ikora ibintu byiza ku buzima bwacu. Hanyuma ngo nari mfite akantu kameze nk'agatekerezo kugira ngo dukomeze gusenga Imana kuva kugenda. Mbese ni uko ngo ni igihe ufite urugendo, kandi urugendo ni igihe umuntu afite iyajya yava n'iyajya. Ni urugendo ni igihe ufite aho uva naho uri kujya. Ikibazo abantu benshi ntibaza aho bari kujya, ariko mu izina rya Yesu turabasengera kugira ngo umuntu wese haleluya, kugira ngo umuntu wese amenye yava kandi amenye yajya. Imana yacu nishimwe rero, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Turashima Imana ko muri iki gitondo abantu bagiye kumenya aho bava. Muri iki gitondo Mana turagushimye, muri iki gitondo Mana turaguhimbaje. Abasore baragushima, n'abagabo bakagushima, n'ababyeyi bakagushima. Muri iki gitondo Mana turaguhimbaje. Muri iki gitondo Mana turagushimye, muri iki gitondo Mana turaguhimbaje. Mana ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo iyo dufite ibyishimo turaririmba, nubabara ujya usenga. Haleluya. Jya winginga Imana, jya wegera Imana, Imana izakugirira neza, nawe Imana izaguha ibyishimo, izaguha ibyishimo, izakunezeza, uzanezererwa nuba mu bintu by'Imana. Faranga ntiyakunezeza, ibintu byakuneza. Hanyuma ngo mfite agatekerezo ngo umusazi umwe yagize gutya ngo arahaguruka ariruka, abafashe inzira, ariko Mana ngo arirukanka ibiti n'amabuye, ngo ariruka kibura amaguru, ngo ariruka ngo ageze ku bantu ngo babona umusazi uri kwirukanka. Hagati ibintu byakomeye, nyamara hagati niba n'abaseze bageze aho biruka, nyamara ibintu bigize gute byakomeye, ngo abantu bagira gute nabo barahaguruka ngo bariruka, ngo bamwiruka inyuma, ngo bariruka noneho ngo umusazi yareba inyuma ari ngo akabona abantu baje birukanka, agafumyamo akongeza ngo hanyuma ugiye kiragera ngo abona abantu ngo barinda kumwegera, warangije arahagarara. Stop. Wahita ahagarara, ngo ahagaze arebye inyuma, abantu barebye ngo babona umuntu wirutse inyuma n'iki, ni umusazi. Ariko ubundi wiruka uragenda ugiye he? Uri kugenda ugiye urahazi, uri gupfa kwiruka, uri gupfa kugenda, uri gupfa kwiruka inyuma y'abantu. Banza umenya aho uri kujya he? Uri kwirukanka urajya he? Urirukanka ntuzi iyo ujya, ntuzi ibyo urimo. Banza usobanukirwe ibyo urimo, banza umenye ibyo urimo mbere y'uko ugenda. Imana yacu nishimwe. Ngo hanyuma ngo ahagaze ngo abantu ngo nabo barahagarara, ngo umusazi aragaruka yirukanka, agarutse yiruka babona n'umusazi, nabo bafumyamo barongera bafumyamo bariruka basura inyuma. Bisarangira bite niba mugenda aho mutazi, niba mwiruka ibyo mutazi? Mbere ya byose banza umenye ngo ndajya he, ndi gukora iki, ndimo bifite umumaro. Banza umenye ngo ibintu ndi gukora ni ibiki. Yesu nashimwe, kandi umwami wacu ntabwo icyubahiro. Hanyuma ngo barirukanka, mu kwirukanka umusazi nawe afumyamo, birangira kwiruka gusa. Ntibazi iyo banyana, bazi ibyo barimo, ariko mu izina rya Yesu Imana ibarengera kandi Imana ibatabara. Dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri iki gitabo, ariko mugende, ariko muzi yo mujya, mugende muzi yo mujya. Hanyuma ni igice ni igitabo cyo kuva, nk'uko nari nabibabwiye, ni igice Imana ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro. Kadusome ijambo ry'Imana. Titira avuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Hanyuma haravuga ngo ku gice cya 3 haravuga ngo tunabwira abantu ntituvuge ibice, ngo tujye gusoma ibice bitatu ni guhera ku gice cya mbere kujya ku cya nyuma. Ni igice cya 3 umurongo mujye musobanuka rwose. Hanyuma haravuga ngo haravuga ngo icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi w'umutambyi, sinshaka kumuvuga izina ririmo, ahubwo ni umukoro nguhaye, uri kunyumva nguhaye umukoro. Isize inama Mose yararagiye zari zane. Niba usoma ijambo ry'Imana tubwire, ni kuva igice cya 3, abyandike muri comment, umbwire ngo uyu mushumba yitwaga runaka. Mujye mukurikira ijambo ry'Imana, mujye mukunda ijambo ry'Imana, mwabanye n'Imana mu buriki. Hanyuma aragira izo nama z'umushumba ari nawe sebukwe w'Imidiyani. Imana ishimwe, aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati y'igihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati reka ntandike ndebe iri shyano riguye, menye igitumye igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atandikishwa no kubireba, Imana imuhamagara hagati muri icyo gihuru iti Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano, kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho arahera. Kandi iti
ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinya kureba Imana mu maso. Marishimwe. Haleluya. Aya ni amagambo, titira amagambo mwumvishe uburyo cyangwa se mwumvishe icyo irimo ivuga. Hanyuma ngo Mose atambikishwa no kubona igihuru cyaka, igihuru kiraka, igihuru kiraguruma, bitagaza biravuga. Yafashijwe kandi nanone igihuru kigize gute? Kiratse, igihuru kiraguruma. Hanyuma atangazwa no kubona kitavaho kira, atangazwa no kubona kidakongoka. Ndakubwira ngo igihuru ni cyake, igihuru ni cyake, igihuru ni cyake, igihuru ni kigurumane, igihuru ni kigurumane. Ariko rero ushatse kuvuga iki? Igihuru ntabwo kiri bugurumane utarakwitura inkweto. Igihuru ni kigurumane utarakwitura inkweto. Banza ukwitura inkweto kubera ko aho urahera, aho ugenda nahera, aho ngaho uri nahera. Banza uve mu byaha, banza uve mu byaha ubone kuvugana n'iki? N'Imana. Ndi kubwira abantu, ndimo ndavugana n'abantu nkababwira ngo nimuve mu byaha, nimureke ibyaha, kuko igihuru kigize gute? Kigiye kugurumana. Igihuru kigiye kugurumana. Ndaje mbabwire mu gice gikurikiraho gukwitura inkweto n'iki. Ariko ndagira ngo niba mushaka kuvugana n'Imana, nimushaka kwegerana n'Imana, mwanze mukwitura inkweto kubera ko aho muri nahera. Imana ishimwe. Urugamba rurakomeye. Muhaguruke ngo abone igihuru kiraka, ariko ngo atambikishwa no kubona abone igihuru cyaka ariko ntigikongoke. Ngo hanyuma ngo aratambika, baragenda ngo ariko ngo akihagera wumva ijwi ry'Imana. Urashaka kumva ijwi ry'Imana? Urashaka kuvugana n'Imana? Umva icyo Imana igushakaho rero. Imana irashaka kuva mu byaha, Imana irashaka kuhindukira, Imana irashaka kongera kukubona, Imana irashaka kukumva nka kera, Imana irashaka ko usobanukirwa ukamenya aho waba uri hose wasenga Imana, aho waba uri hose wahamagara Imana, aho wari hose wayibwira kandi yakumva. Mu izina rya Yesu, Imana nikomeze kubana natwe, kandi ikomeze kutugira neza. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane.